uwitwa Bosco Empare yagize gutya ataye hanze inkuru ivuga ko ngo umukuri wa Vestine ngo wageze hanze ngo ahari muri Canada. Iyo nkuru ninde wayizanye? Ni Bosco Empare. Ubu nabyo mbivuzeho abantu bamwe b'abafana ba Bosco batangira gutongana. Kandi aribo babyizaniye. Kandi ari Bosco wabyizaniye. Ari we wabyizaniye. Reka ngaruke kuri Bosco Empare. Bosco Empare, ibintu uri kuvuga kuri Vestine wabivuga kuri mushiki wawe. Ese niba ari muri ibi bihe bitamworoheye bigoye gutya, ese uyu ni wo mwanya mwiza wo kuba waza kuvanga imipuri no gusenya ku rugo rwe? Ariko ibyo bintu by'imipura bavuga ni ibiki? Ubundi n'ubwoko ki? Ni igipurizo byibuze ni ibiki? Reka tureke ibyo byo gusesengura ikintu bita umupuri, ahubwo turebe ati ukuri kuri hehe. Uruko byumva? Yego. Nanibariza Bosco Empare. Bosco Empare, niba uri umugabo koko ufite intanga zikora cyangwa igitsina gikora, ibi bintu biri kuba kuri Vestine bibaye kuri mushiki wawe cyangwa bikaba ku mwana wawe, ubu iki gihe nicyo gihe cyiza turetse gukunda views n'ibindi bintu n'amafaranga. Ubu iki gihe nicyo gihe cyiza cyo kuzana inkuru uvuga ko ngo hasohotse ngo n'umukuri wa Vestine. Erega Vestine ni umwana w'Abanyarwanda. Vestine yararimbye turafashwa. Vestine atanga ibiganiro tukishima. Ntabwo ibihe harimo rero ntabwo ari ibihe byo kuba twajya gukinira marangamuto wingura umugabo we ukagenda nta n'igihamya wingura Irene. Nta n'igihamya cyemeza cy'uko Irene ari we wahamagaye Vestine nkavuga ngo nabikureho. Ntabwo iyo audio nta irasohoka. Rese kubitarasohoka ngenda kwa makuru ngendera ku byawe. Ibyo nkubwira ngiye ni ibintu nzi ntabwo ndi bugendere ku byawe. Aha ngambwira amarangamutima yawe. Ntago ari amarangamutima na yawe uri munyere. Ngenda avuga ibyo nzi. Na amarangamutima yawe uri munyere. Ibyo nirebeye. Ukanya undinde kuvuga ibintu biterekeranye. Ubushize nigeze gukora inkuru baranutse ariko abantu baba. Abo ubundi bagushaka iki? Ibintu bavuze se babyumvikana. Kubera iki Abanyarwanda badakunda ukuri? Uri ikintu gukundiraho ni kimwe. Nukuza n'amakuru y'ukuri rwose. Kuriya rero ubushize nakoze inkuru baranutse niho nahise mbonera ko Abanyarwanda badakunda ukuri. Bashaka abantu abantu babereka igihande uruhande ruri positive gusa, negative ntago bayikeneye. Kandi buriya kugira ngo inkuru ibi nkuru hagomba kubaho negative na positive. Sibyo? Yego. Kugira ngo ishobora kuba ariyo cyangwa ntibeyo. Yego. Ariko igisubizo sukuza gutukana. Erega natwe dukora ibi. Uzi ko umuntu akagutuka ku cyo wambariyeho akuziza ko atanze ukuri. Baba bashaka ko mutubabwira ikinyoma. Ntabwo twe tuzavuga ikinyoma ariko jye ubabwiza ukuri. Tuzavuga ukuri tukuze. Baratekereza ko ibitutsi byabo bizambuza kuba nabazanira ukuri. Ntabwo ibyo bintu byabuze impara gucuranga. Kandi urebe unitegereza ibi bintu nta mugabo waza kwirirwa tukana. Ni imbeshu ni ubugore bwa bwaracanganyukishijwe n'abagabo, ni ubugore bwa byaracanze bwirirwa bwikoreye ubutebo n'iki imitwe yabwo, ubwenge bwabo bwarasubiye inyuma bitewe n'imvune n'iki n'ibibazo babirirwamo. Nta n'umwanya baba bafite ukirirwa wirukanka ni wowe utunze umugabo. Yes, tubaye ikaze abakunzi bo kuri Izere TV7 ndetse na Duhinduke TV ndetse na Feza TV show. Nizere ko mumeze neza mwebwe mudukurikirana muri mu bihugu bitandukanye, abari mu Rwanda ndetse n'abari ku mugabane w'Uburayi. By'umwihariko turashimira abari muri Amerika no muri Canada, ariko Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi rwose tubahaye isari kuko muraba agaciro kuri twe. Rero mwebwe mwakoze subscribe, Imana ibaha umugisha kandi Imana ijye ibaha amafaranga kugira mujye muri ibiganiro byacu mu birangize. Ikiganiro kirebye karangira
buriya ubu duteye inkunga ikomeye cyane. Ngewe kuri mikoro ni national, ariko kuri kamera murabonaho umukobwa mwiza, ni umukobwa wihaye, ni umukobwa kabisa, ni umukobwa ushize amanga, kandi umukobwa wahisemo gukora kugira ngo ejo hiwe hazabe heza kandi azakure benshi mu bukene. Yego sha. Aisha, ngira gutya umpera Imana icyubahiro, dore usa neza. Oya se, kongeraho n'impundu. none se turi mu bukwe? Oya, impundu ntabwo ari izo mu bukwe gusa. Impundu ziri mu muco nyarwanda, mu bintu bigaragaza ko wishimye cyangwa wishimiye ibintu. Ni nabyo biranga abanyarwandakazi. Ariko buriya kubera iki nta mugabo uvuze impundu? Oya, biri mu muco nyarwanda ko umugabo akora iki? Umugabo akoma amashyi, abagore bakavuza impundu. Buriya se umugabo avugije impundu hari icyo byaba bitwaye? Simbizi, ariko ntabwo biri mu muco nyarwanda. Ubwo nyine umugabo, ubwo abagabo turafashwe. Oya, turafashwe gute? Ubwo se tuzakora tubyina? Oya, mushaka mwana hamiriza. Yego. Aha, ndumva bitoroshye. Watuvuze ko dutangira ikiganiro dusenze. Ubushize mu kiganiro twakoze waranyicaje uravuga ati njyewe n'udasenga ntabwo ndi bukore ikiganiro. Ariko uyu munsi nanjye usengere rwose, usengere n'abandi bantu, numve ko byibuze uruka mu rusengero ryayo. Mu rusengero si ngombwa rega no ku buriri wawe wasenga kandi ugakominikana n'Imana. Ngaho ukora ikimenyetso cy'umusaraba rero dusenga. Amina. Amin. Hanyuma rero Aisha, hari amakuru amaze iminsi acicikana ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko hari inkuru y'umukobwa cyangwa y'umudamu n'umugabo, Vestine na Idirisa. Uyu munsi bikaba bivuga ko urugo rwabo rutagihari, ariko abandi bakavuga ati urugo rurahari, abandi ati rwasenyutse, abandi tukibaza ngo barashingira kuki bavuga ko urugo rudahari, kuko ba nyir'ubwite nta kintu baratangaza. Ariko hakaza urwandiko rwaciye kuri Instagram ya Vestine avuga ko yicuza icyatumye ashaka, avuga ngo niyongera gushaka ngo azashaka umugabo, ngo azahitamo neza, ariko yashaka umugabo mbese utandukanye n'uwo yarashatse, nicyo yarashatse kuvuga. Hanyuma turibaza, hashize umwanya muto haza urundi rwandiko Vestine arimo asaba imbabazi, avuga ati banyarwandakazi, abanyamerika, abanyasi yose, mbasabye imbabazi bakunzi mwese aho muri hose kubw'urwandiko cyangwa kubw'inkuru mwabonye yasohotse. Nanjye nabonye nguyeho, nanjye nabonye nk'uko mwayibonye, mumbabarire. Hanyuma nk'umunyarwandakazi ngira ngo uri umunyamakuru ndakwemera, ariko genda jana kuzakwishyazana nkakugurira akantu sha. Ni ukuri pe, ahugurira ingurube rwose. Shaka kungurira ingurube? Ingurube akabenzi ukakarya. Sha ingurube ndayikunda sha. Ihene? Akabenzi oya. Ntabwo nyikunda, nkunda akabenzi. Hanyuma na Bosco Empare nawe yakoze ikiganiro abeshya ngo yavuganye na Idirisa. Ibi bintu ngo nkuhaye samare y'amakuru yo gucikana nawe urayazi, ariko ndibaza ibi bintu urabivugaho iki? Naye makuru bifiteho yibuze ngo uha abanyarwanda ukuri ndetse n'abakunzi bino binyamakuru byacu dukorera. Yewe ikintu mbona muri ibi bintu, uburyo mbyumva, Vestine yarashenye. Hako wariye? Yarasenye. Wariye cyane nturarye? Katubireke ibyo ngibyo. Uri kuvuga gake rwose. Yego. Urashoboka ko ntari najya muri modu. Ariko urayijyamo. Wowe umenya buri kimwe ku mwana. Uri kubyumva? Yego. Nihangane mere kuri icyo kintu. Mbanze mbwiza ukuri bano bantu buno bugore buza gutukana mu makomenti mwandushyimo. Oya rekeraho. Oya reka. Mbabaro rekeraho. Reka twigire mu kiganiro. Urimo natuka. Oya reka. Baragututse. Umutima yanjye mbanze nyarangiriza. Ubanze yamene hasi. Ngo ushira gahinda mushiki wanjye. Utu tugore tuba twarananiwe n'abagabo.
urumva ubu utarananirwa n'abagabo ni bwa bundi butari bwamenya no kwikodeshereza geto ni bwa bukobwa buba bwaracanganyukiwe bwicuruza ariko nta kintu bubamariye. uri kubyumva? Ndi kubyumva ndahari wese. Nibwo buba bushaka amagambo meza gusa baba bafite ibikomere nk'icyatanu, baba bakeneye amagambo meza gusa, kandi njye sindanga nzabaha amagambo meza gusa, nzabaha n'amabi pfa kuba ari ukuri, njye mbizi neza ko ari ukuri. Yego, ntabwo nzareka kuvuga ukuri, mbizi neza ko ari ukuri. baba bafite amatiku yabasaga, baba bafite ibibazo, ntabwo ari amatiku, baba bafite ibibazo, badashaka gutekereza, badashaka gusesengura ese iki kintu nicyo. ubu mukanya nigera burya ngo ndavuze ngo mvuze ukuri kw'ibihari birimo kuvugwa, erega njye ntabwo inza ngo nzane inkuru itavuze. njye inkuru igisohoka mpita nshaka inkuru noneho ya nyayo itandukanye n'iby'abandi. njye sinzaza ngo mvuge ibyo Bosco Empare yavuze, sinzaza ngo mvuge ngibyo Pastor Claude yavuze, sinzaza ngo nicara ahangaha, no, mbanza nkareba Bosco Empare yavuze ibi n'ibi. uri kubyumva? yego. ese Bosco Empare ibyo yavuze nibyo? nanjye nkakora research yanjye, yego, ukareba koko nimba bya bintu ari ukuri, nkabanza nkasesengura nkareba niba ari ukuri. ese niba atari ukuri, ukuri kuri he? kuko sindango mbabeshye, sindango ngo mvuge ibyo mushaka kumva. n'ibyo mudashaka kumva nzabibabwira. uri kubyumva? ni kubyumva. ejo ku itariki 18 hasohotse inkuru ivuga ko Vestine yamaze gukora break up n'umugabo we. Yego, bamwe umuntu wa mbere wa breakinze iyo nkuru, urumva? yego, batangiye baramutuka. hahandi nkubwira ko abanyarwanda badakeneye kuri, ahubwo bakenewe kubeshywa. yego, bakeneye ikinyoma, ikintu cyitwa ikinyoma, kuba mu bintu by'ibunyoma. ntabwo ariko rero nzabatwara. ushaka akore subscribe, ushaka kubizajya amenya ukura, akore subscribe, utabishaka ikomereze. kandi nawe uzi ugatera comment mbi ku muntu ukavuga ntabwo muzanca intege mwebwe, nzahangana namwe kuko icyanzanye kuri iyi mihanda ni ukuvuga ukuri. nibyo, kandi nzavuga ku byo mwebwe mwishyiriye hanze, ntabwo nzajya gucukumbura ngo ninjiye mu miryango y'abantu. ibyo uvuga nibyo. nimba hageze ibyago wenda urugo rukamunanira, ntabwo ari we wa mbere urugo rwaba runaniye, ntawe rutananire. reka tukiri aho ku rugo, ese Bosco yashatse abagore bangahe bikananira? umwe wese rwamunanira. buriya urugo, erega umuntu muba mugiye kubana muba mwarahuye mukuze. uri kubyumva? yego, umuntu muba mugiye kubana ni umuntu mwese muba mwarahuriye ahantu hagiye hatandukanye. yego, uba waramubonye akuze, agejeje imyaka yo gushaka, agejeje imyaka y'ubukure. ntabwo uzi uburyo yaba yarakuze, erega azi no kwihitiramo, ntabwo uzi life yakuriyemo, ntabwo uzi uburyo yabayeho, nawe ntabwo azi uburyo wowe umbayeho cyangwa wanakuriyemo. Yego, ntuzi agahinda yagize, ntuzi umubabaro yagize, wenda afite n'ibikomere birenze ibyo uzi, muramwongerera ibindi. buriya iyo umuntu arimo guteretana n'undi, ibintu byose biba ari uburyohe. nta ruhande rubi rwose aba agomba kukugaragariza gutyo. ahubwo tugaruke, ni iki cyaba cyarateye? sorry, ni ikirere, imvura tuba twarwaye amakorora iki. ariko nanone ariko ibi ntabwo byambuza kuza gutanga ukuri hano. mubaze, ubona ari iki kintu cyateye Vestine kuba yajya kuri Instagram yiwe cyangwa akavuga kira, wenda ari nk'aho byanditse, ni iki cyaba cyaramuteye kwicuza icyatumye ashakana na Idris? reka nkubwire nibyo njye nakubwiraga. uri kubyumva? yego, mu rugo rw'umugore n'umugabo bose baba barahuye bakuze. ntawuzi yenda hari bimwe baganira, hari ibyo badahuza. dore njye nakuze mu buzima, mama yari ameze gutya, nkurira muri ubu buzima, mpura n'ibibazo bimeze gutya, ariko ntabwo akubwira imiti, ntabwo akubwira byose ibyanyabyo, akubwira bikeya bishoboka.
akubwira bike bishoboka ntago akubwira ngo bashiki banjye bateye gutya ubamenya uko wageze hehe wabageze ntago akubwira ngo mama ateye ati abyo yakubwira uri kubyumva yego kandi nanone mu magambo Vestine ya postinze uri kubyumva ariko ntago wikwemeza ko wa posting wibyemeza ni wowe ya postinze ndandago impamvu kandi haraje abivuguruza nyuma birashoboka reka nkubwire reka nkuhe impamvu yego inyemeza ko Vestine ari we wabipostinze hari igihe agahinda kakwica urumva ako kanya hari abantu batabasha kuba bakoroshya agahinda kabo ako kanya bakaba basohora ibintu urumva bakacyaho bavugiraho hari abantu bavugiraho ubundi Vestine niwe wapostinze biriya bintu yarabipostinze amaze kubipostinga umugabo we yarabibonye abipostinga mu rurimi rw'icyongereza umugabo we yumva njye nicyo kintu nkubwira ko Vestine ari wabipostinga yego iyo aba ari we adashaka ko umugabo we abimenya cyangwa atari we ntabwo umugabo we yari kumuforowingura ngo nawe ahita amuforowingura kuri Instagram ntabwo ari amafoto y'ubukwe aba yarasibwe akimara gusohora iriya nkuru Idrissa yahise aforowingura uwitwa Vestine nawe aforowingura Idrissa aragenda aforowingura uwo bise Dorokasi aforowingura na Irene n'akaboko noneho ibyo ngibyo bibaye Irene muri ndabi yarabibonye amaze kubibona ahita abwira Vestine ati siba vuba iyi post yawe arayisiba niho bahise bakuriyetinga iyindi account iza ivuguruza ariko hari akantu gato iza ivuguruza ibyo yavuze ndabyemera bavuga ko bahakinga ni ikihe gihamya cyemeza ko Irene muri ndahabi yahamagaye Vestine akavugira ngo nakure na fro na sibino reka niwe manager ariko nubwo ari we manager ari we ubishinzwe oya nta nubwo afite uburenganzira bwo gupostinga ikintu batabivuganyeho hariya yagize nose ntibahakingwa oya guhakingwa none se aka kanya ntabwo njye nemera ko none se wowe uremera ko urugo rwa Vestine na Idrissa rukiriho njye ndemeza ko ruhari kuko uyu munsi ntabwo barabitangaza ruhari gute impamvu njye ntabwo impamvu nkubwira ko urugo ruhari iyi message ya kabiri cyangwa uru rwandiko rwa kabiri sibyo rwaje ruturutse niba muvuga ko urugo nta ruhari aho urwa mbere rwaturutse niho haturutse urwa kabiri none se nimba haraje uruvuguruza kandi byose muvuga ko byanditswe n'umuntu umwe mubwiye n'ikirimo atari agapira ashaka kubakira none imyaka Vestine amaze muri iyi mihanda kuri iyi mihanda uratekereza ko Vestine wigeze umubona asohora ikintu kiri prank wenda hari impamvu hari impamvu nimwe kuvuga ngo Vestine yasohoye prank ngarimo gukina urimo gushaka kugeranya Vestine na nuza se na Miki cyangwa baregis ntabwo uramwana ari kuri revo y'abari uriye ntabwo yagomba gutwikira igitaramo ntabwo bishoboka ariko ni wabyivugiye urwandiko inzandiko ebyiri zaje none se ubundi mwabwiwe n'iki ko bafunguye indi akawuti ya Instagram ko batayifunguye muhari none se wowe wabwiwe n'iki ko bahaka ko ari ukuri ahubwo mwagiye mukoresha mukareka gukoresha njyewe ndimo ndabitekereza ariko njye ndibaza zino nzandiko ebyiri urwa mbere rwaje ruvuga ko ibintu byagize gute byarangiye urwa kabiri ruza ruvuguruza avuga ngo nawe ntazi uko byagenze ubwo se turi ahubwo se reka nanakwereka ikindi kintu gishobora no kuba cyanasenya n'urwo rugo rwaba ruhari muri ndabi afata umugore w'umugabo akamujyana mu kindi gihugu akamarayo igihe kingana n'ukwezi umugabo yitekera yifurira yabyuka akitekera icyayi
abizi neza ko afite umugore w'undi mugabo buriya wabimukora yakumva ibintu bimeze neza none se yagiye gupagasa rura rugo rwa Idirisa yabuze icyo atungisha umugore we ku buryo amujya kuri igihe kingana gityo. Oya ntabwo akennye, ayo ni amakosa none yamurinda habi. Buriya yamurinda habi bavuga ko afite akabazo ko mu mutwe Diode na Sikwetegera ngo byarakoranye. Njya nibaza nimba icyo kintu ukagitekereza ko yajyana umugore w'umugabo akamumarana igihe kingana gutya ngo muri Canada. Cyangwa aracyatekereza ko akiri muri bya bihe byo kuba ari umukobwa. Bishoboka. Ariko se buriya ntabwo Vestine ageze yicarana na Idirisa ngo biganireho kubera akazi akora. Oya akazi akora bajya no gushakana yanavuze ko atazigera abangamira akazi ke. Ariko nanone nawe uri umugabo si wubatse. Umugore wawe akubwiye ati sheri ngiye mu kazi ahandi hantu nzamara y'ukwezi cyangwa amezi abiri, ako kazi nta kintu ubuze mu rugo rwawe, ntago ariko kabatunze, ntago ariko kabishyurira inzu, ntago ariko akakubwira ngo ndagenza amarayo ukwezi cyangwa ukwezi n'igice. Ari kumwe n'undi mugabo. Irene ni umugabo, ntago ari umwana, ntago ari uruhinja. Afite umugore harya reka tunabihereho gatoya. Bano bantu baza barimo kuri Bosco Empare yavuze ngo umugabo utuye Singapore ngo niwe wamwohereje ngo video z'imipuri ngo uwo mugabo yakoranaga na Idirisa ngo baraziranye. Kira ni ikinyoma. Reka tunabigarukeho. Ese uwo mwana w'umukobwa cyangwa uwo mugore iyo atagenda ngo amare iki gihe kingana gutya muri iyo hoteli, ibi bintu by'imipuri barimo kugenda bavuga bamusebya bamuserereza byakabaye bisohoka. Aisha ndabona babirakariyemo tugana ku musozo w'ikiganiro. Uvuga ngo urugo niyo rwasenyukira ku mutwe wa Irene muri ndahabi. Nanjye rwo najya kubivuga. Wowe sintinya kubivuga, ni wowe ubiri inyuma bwo gusenyuka ku rugo rw'uyu mwana w'umukobwa. Kabo kararusenya. Uru rugo urarusenye, ibindi byose bizaza ntago biturebe. Ariko Irene nawe ufite amakosa. Afite amakosa yo gusenya urugo rwanda. Aisha wakoze kuba natwe mu kiganiro. Mukore subscribe mukoresha na comment kuri Izere TV7 ndetse na Duhinduke TV ndetse na Feza TV kugira ngo ibiganiro byacu bijye bigeraho 5/5. Aisha wakoze kubana natwe. Aisha mugize gutya ngo hayisari amakuru banabonye ko wayakuye i Dubai. Kira gitabo cyawe ntikigiye kuzura. Igitabo kigiye kuzura.